Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube, tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Dushimiye Imana, umuremyi n'umukunzi wacu. Nshuti, namwe turabashimiye. Imana ibaha umugisha ko mukomeza kudushyigikira, mugaragaza ko mukurikira ibiganiro tubaha. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kwifashisha amagambo yo mu gitabo cy'imigani, ibice 29 n'umurongo wa 25. Haranditse ngo kunezeza abantu bigusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba mu mahoro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dushingiye kuri aya magambo dusomye, tugiye kuganira kuri iri jambo, kuri insanganyamatsiko ivuga ngo ikizami gikomereye umuntu adashobora gushyira mu bikorwa, adashobora gutsinda, ni ukunezeza abantu. Ikizami gikomeye umuntu adashobora gutsinda, niyo yagikora imyaka myinshi, niyo yagikorera hehe, ni ukunezeza abantu. Umuhanga umwe yaravuze ngo iyo ubayeho udafite intego, ngo ubayeho igice cy'ubuzima. Hanyuma uwitwa André Forsard aravuga ngo abatuye mu isi batangiye guhusha intego ubwo batangiraga ubuzima bwo kubaho nk'aho Imana idahari. Ubuzima abantu batangiye kubaho nk'aho Imana idahari, nibwo natwe twavukiyemo, nibwo natwe twasanze tumaze kugera ku isi, dusanga nibwo buzima abatutanze ku isi batangiye, bwo kubaho nk'aho Imana idahari, bwo kubaho umuntu yigenga, bwo kubaho umuntu yumva mbese akora ibyo ashaka, akora ikimubereye, yumva kinyuza amaso ye, umutima we. Ariko nagira ngo mbabwire, nubwo turi mu bihe bikomeye byo kubaho muri ubwo buzima bukomeye, dufite uwadushyize hano ku isi, kandi uwadushyize hano ku isi azatubaza uburyo twahabaye. Nshuti yanjye, kunezeza abantu ntibishoboka. Ikintu gishoboka ni kimwe, ni ugufata gahunda yo kunezeza Imana. Naho umuntu ntabwo wamunezeza ngo bishoboke. Hari umwami umwe w'umunyabwenge wari ufite intego yo kumenya umwana azasigira ubwami bwe. Yari umwami ayoboye igihugu. Hanyuma amaze kumva ageze mu zabukuru, atangira gushaka umwana azasigira ubwami bwe. Yari afite abagore benshi, kandi abo bagore yarababyayeho abana benshi b'abahungu, bagombaga kuvamo umwe uzasigarana ubwami. Umwami rero yigira inama kugira ngo atoranye umwami mu bana be. Atumaho abagore bose be, arababwira ati, mugende mu bana banyu twabyaranye, buri wese ahitemo umwana umwe w'umuhungu uzi ubwenge, wasigarana igihugu, hanyuma
abana bose muzabazane mubaherekeje, mubazane ibwami, buri mugore azazana umwana umwe, buri mugore azazana umwana umwe, hanyuma nzahitemo umwami. Abagore b'umwami baragenda bategura abana, bareba abana bafite igihagararo, bareba abana bakunzwe, bareba abana bazi ubwenge, barabareba, buri mugore atoranya umwana umwe w'umuhungu. Nuko igihe kigeze, umwami yari yabahaye, bose baza ibwami. bageze ibwami, umwami arabakira, arababwira ati ndishimye kubona abana banjye, nshakamo uzansimbura agasigarana ubwami. Imana ishimwe. Arangije rero ahamagara umugaragu, azana ikirere, buri kirere cyari kirimo inzuzi zera ibisabo ndetse n'ibicuma. Inzuzi zera ibisabo ndetse n'ibicuma. Nuko cya kirere buri wese, buri mubyeyi, buri mugore n'umwana we abahereza ikirere kirimo inzuzi. Arababwira ati mugende izi nzuzi, mugende muzitere, hanyuma muzivomerere, hanyuma muzirere, hanyuma muzibagarire, hanyuma muzicunge. Igihe nikigera nizimara kwera muzampamagare, hanyuma mbahe ikaze, muzaze muzane umusaruro wavuyemo. Abana bakira cya kirere kirimo inzuzi, nuko bajyana n'ababyeyi babo, buri wese asubira ku isambu, buri wese asubira ku icumbi, buri wese asubira iwe, buri wese ajya guhinga za nzuzi nk'uko umwami yari yabategetse. Yari yababwiye, arababwira ati umunsi nzahitamo umwami ni umunsi muzanzanira umusaruro uvuye muri izo nzuzi mbahaye. Imana idufashe, mukurikire, uru ni urugero rukomeye kandi rwiza. Nuko baragenda bashaka imirima myiza, bari banayifite. Urumva, abagore b'umwami bamaze gushaka imirima myiza, barayifumbira, barayitunganya, bakora byose, barangije bateramo za nzuzi. Buri wese mu murima we bateramo inzuzi. Nuko igihe kiragera, za nzuzi, igihe kiragera, bazitaho. Abakoresha amanyanga bazitaho. Mbese buri wese akoresha ubwenge bwe kugira ngo arebe uko azaboneka imbere y'umwami, abone ubwami. Akoresha ubwenge bwe, akoresha amanyanga ye, buri wese kandi mu gitekerezo cye yari afite intego y'uko agomba gutsinda icyo kizami akazaba umwami. Hanyuma igihe kiragera, abagore bakajya batumaho, bagatuma intumwa ku bandi bati uzagenda undebere kwa runaka za nzuzi baduhaye aho zigeze. Nuko intumwa zikagenda zikazunguruka zisura imirima. Nuko baragaruka, baraza baravuga bati kwa runaka rwose inzuzi zareze, ibicuma, ibisabo, mbese inzuzi zareze. Bakaza bati kwa runaka inzuzi zareze, batangiye gushinga ibiti, inzuzi zareze, ibisabo biriho rwose. Mu minsi mike baratuma intumwa ibwami kugira ngo umwami azahitemo umuntu uzamusimbura. Muri abo bagore rero haza kubonekamo umugore n'umuhungu we, bajyanye imbuto, bajyanye inzuzi, barazitera ntizamera.
baravoma zanga kumera, baravoma zanga kumera, bashyiraho ifumbire zanga kumera, mbese bakora ibishoboka byose umwana na nyina, inzuzi zanga kumera. Batuma intumwa ahandi ku bandi bagore bakababwira ngo ahandi inzuzi zazanye ibicuma ndetse ibisabo biri hafi kuboneka, tukajya ibwami kubimurika. Umugore akaza akavugana n'umuhungu we, baravomera, barafumbira, barabagara, bakora byose, ariko inzuzi zanga kumera. Abejeje rero igihe kiragera, batuma ibwami bati inzuzi waduhaye zareze, muduhe ikaze tuze tumurike ibyavuye mu nzuzi, kandi igihe rwose kirageze, umusaruro warabonetse. Umwami rero aratuma ati muzazane umusaruro, nuko hanyuma uwo munsi kandi muzaze mwiteguye yuko ugomba gutora umwami, tukemeza umwami uzansimbura. Nuko abagore buri wese ajyana n'umuhungu we n'abamutwaje ibisabo byabonetse, ndetse n'ibicuma byo kunywa urwagwa, n'ibisabo byo gucunda amata. Baragenda bagera ibwami, bajya ku murongo. Bamaze kujya ku murongo, nuko ab'imbere bafite ibisabo, abakurikiye bafite ibisabo, buri wese yagiye abona ibisabo, abona ibicuma, mbese wari umunezero udasanzwe. Ariko muri uwo murongo w'abantu bose baje, haza umuhungu na nyina, bo baza nta kintu na kimwe bazanye, kubera ko inzuzi baraziteye zanga kumera. Ariko baravuga bati noneho reka natwe tugende tujya ibwami, dusobanure ukuntu byatugendekeye, umwami tumubwire uko bimeze, hanyuma nitumara kumubwira niwe uca urubanza. Naho twebwe ntacyo tutakoze, twaravomeye, twarahingiye, twarabagaye, twashyizeho ifumbire, ariko nta cyavuyemo. Reka tugende tubwire umwami akaga twahuye nako. Nuko ngo bagere ibwami, abazanye ibisabo, abazanye ibicuma, bakubita amaso kuri wa mubyeyi uri kumwe n'umuhungu we batagize ikintu na kimwe bafite. Nuko bakabaseka, abandi nabo bakumva bafite isoni. Umwami rero yohereza umugaragu ngo ashyire abantu ku murongo. Noneho ba bandi baje ntacyo bazanye, bajya inyuma, bagira ipfunwe, banga kujya imbere. Abafite ibisabo bajya imbere, abafite ibicuma bakurikiraho. Barangije rero aba bandi batagize icyo bafite, n'isoni nyinshi, n'agahinda kenshi, n'imvune nyinshi, nabo bajya inyuma bavuga bati umwami nibuze guca urubanza. Nshuti zanjye, ibi bintu turimo, nagira ngo mbabwire, hariho uzaca urubanza, hariho uzaducira urubanza. Nimureke dukore uko Uwiteka yabiteganije, hariho uzaducira urubanza. Abantu bari mu isi bibwira yuko Imana idahari. Ntabwo waje hano ku isi udafite ukohereje, ntabwo wabaye hano ku isi udafite uwakotorije. Ni Imana, kandi Imana izakubaza uko byagenze. Nuko uwa mbere aragenda amurika ibyavuye muri za nzuzi. Umwami aramubwira ati genda wicare hariya. Uwa kabiri aramurika, aramubwira ati genda wicare hariya. Uwa gatatu nuko, uwa kane nuko bose bamurika ibisabo. Bamaze kumurika ibisabo n'ibicuma, baza kugera rero ku wa nyuma. Wa mubyeyi utagize icyo afite ari kumwe n'umuhungu we, bo biteguye kuvuga ukuntu byabagendekeye. Hanyuma bageze imbere y'umwami, umwami arabakira, arababwira ati mwebwe se byagenze biti?
batangira gusobanura ukuntu byagenze, ukuntu bagiye bagahinga umurima, barangiza bagateramo inzuzi bakazivomera, inzuzi bakazifumbira, inzuzi bakazibagara, ariko babwira umwami bati nta kintu na kimwe cyavuyemo. Umwami niko byagenze. Umwami ahita ahamagara umugaragu ati nimuzane ikamba. Bazana ikamba. Abwira ba bandi baje ati bazanye ibisabo n'ibicuma ati nimwigire hino, ahangaha nimika umwami. Bagiye kubona, babona ikamba ry'ubwami ryambawe na wa muhungu waje nta kintu azanye, waje wafumbiye, aratera aravomera, ntiyagira ikivamo, niwe wambaye ikamba ry'ubwami. Abantu rero batangira gukomplayininga, dore ko abanyamanyanga bari hano mu isi biteguye neza ko bazajya gukomplayininga imbere y'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire, nudakora uko Imana yakubwiye ntacyo uzakomplayininga, ntacyo uzisobanura. Batangira gukomplayininga ngo njye nazanye ibisabo, nazanye ibicuma. Umwami arababwira ati ibyo bisabo si byo nabatumye, atayo n'amanyanga mwakoze. Inzuzi nazibahaye nabanje kuziteka, ntabwo rero nari mbizi ko zitari bwere, nari mbizi ko zitari buvemo ibisabo n'ibicuma. None mwebwe ziriya nzuzi mwagiye mukajya n'izindi mwashatse, muri abanyamanyanga, sinabahereza ubwami. Ndaho ubwami uyu nguyu wakoze ibintu uko nari nabiteguye. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire kandi nkwinginge, aha turi ahangaha, Imana izatubaza uko twahabaye n'uko twakoze. Billy Graham yaravuze ngo umurage mwiza waha umwana wawe ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari amazu, ntabwo ari amashuri, nta nubwo ari n'amasambu cyangwa n'ibindi by'agaciro byinshi. Oya, ahubwo yaravuze ngo umurage mwiza waraga umwana wawe ngo nukumumenyereza kwizera Imana akiri mu isi, yapfa akayisanga. Imana ishimwe. Kwizera Imana ukiriho, hanyuma wapfa ukazasanga Imana. Nshuti yanjye, icya kabiri, Billy Graham yaravuze ngo umurage mwiza waha umwana wawe ngo nukumuraga umuco mwiza wo gukunda ukuri no kuguharanira. Imana idufashe cyane. Abantu bari mu kinyoma, imitungo y'ikinyoma, abantu bari mu kinyoma, ubutunzi bw'ikinyoma, abantu bari mu kinyoma, icyubahiro cy'ikinyoma. Ariko nagira nkubwire, Billy Graham yaravuze ngo umurage mwiza waraga umwana wawe ngo nukumuraga gukunda ukuri, yarangiza akaguharanira. Nubwo byaba bivunanye, nk'ukuriya mwana yiriwe avomera, agahinga, agafumbira, agashyiraho ifumbire, agakora byose, aravunika, asa nkaho nta musaruro avanyemo. Ariko icyo yavanyemo ukuri iteka kuratsinda. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya gatatu, Billy Graham yaravuze ngo nukuraga umwana ubushobozi bwo kwiyubaha kugira ngo abashe no kubaha abandi. Ntabwo umuntu yakubaha abandi watabashije kwiyubaha. Abana bacu natwe ubwacu nimureke twiyubahe kugira ngo tubone uko twubaha abandi, kandi nitwubaha abandi
natwe bazatwubaha kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Icya kane ni ukumenya, yaravuze ngo wamuraga umwana wawe, ngo wamuraga kumenya ishuri ry'ubuzima, ngo yuko graduation yaryo ari urupfu, uwabayeho wese azakora graduation. Biraga abana banyu, namwe ubwanyu mubimenye. Niba uriho, niba warabayeho, menya yuko uri mu ishuri ry'ubuzima. Nta shuri na rimwe riba ritagira graduation. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Graduation y'ubuzima, graduation yo kubaho ni ugupfa. Nta muntu n'umwe uri ku isi utazakora graduation. Ariko nshuti yanjye, mbega graduation, mbega ngo uzatsindwa, mbega graduation uzabona esheke utakibashije gusubiramo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Urugero Rwiza TV ikorera kuri YouTube, ndakugira inama ngo ntuzagwe mu mutego wo kunezeza abantu. Ntuzambare imyenda kugira ngo wemeze abantu. Uzambara imyenda yawe, uzagura imyenda yawe uyitangeho amafaranga, ariko ari ukugira ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Ntuzabikorere kwemeza abantu. Ntuzavuga ubutumwa ufite intego yo kwemeza abantu. Ntuzakizwe ugira ngo wemeze abantu. Byose uzabikore, ibyo uzakora byose uzabikore kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro. Imana idufashe, uzabikore kugira ngo Imana inezerwe, Imana ishimwe. Umuhanga umwe yaravuze ngo gushima mu buryo bwiza, ngo ntabwo ari ukuvuga ngo murakoze cyane, ahubwo gushima mu buryo bwiza ngo ni ugukora ibyo ushimira ashaka. Imana idufashe. Imigani 16:7 aravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu itunganiye Uwiteka, ngo abari abanzi be bahinduka inshuti ze. Nshuti yanjye, Imana iranezerwa, Imana irishima, Imana iranyurwa. Imana iyo uyinejeje ngo n'abanzi bawe ikakunezererwa, ikagushima, ikagukunda, ngo n'abanzi bawe bahinduka inshuti zawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ubundi inshuti yanjye, iyo wanejeje Imana, ntunezeza abantu ntiwabanezeza. Imana byose irabihindura. Imana ishimwe, Imana ishimwe, byose birahinduka. Uwitwa Hamani yafashe icyemezo cyo kwishimishiriza kuri Moridekayi. Imana ihabwe icyubahiro, Imana idutabare. Ngo yafashe icyemezo cyo kwinezereza kuri Moridekayi. Mana we, maze Moridekayi amaze kumenya yuko Hamani ashaka kumwinezerezaho, arangije yanga kumupfukamira. Imana ishimwe, arahakana, abandi ngo bikubita hasi. Moridekayi aravuga ngo ntabwo nzapfukamira umwana w'umuntu, yanga kumunezeza. Hamani ngo ararakara, afata icyemezo cyo kwica ubwoko bw'Imana, bwo kwica Abayuda. Afata icyemezo cyo kwica Moridekayi, afata icyemezo. Ariko Bibiliya iratubwira muri Esiteri 9:1 kugeza ku 10 ngo bigeze ku munsi wo kwica Abayuda ngo ibintu birahinduka. Imana ishimwe, ibintu birahinduka. Iyo wanejeje Imana, Imana niyo igira ubushobozi, niyo igira setting yo guhindura ibyemezo by'abapagane, igahindura setting zabo. Ibyo bari bagambira Imana ikabihindura. Icyo gihe ngo ibintu byarahindutse. Bimaze guhinduka, ngo Abayuda bagira imbaraga, banesha, biganzura abanyamahanga, barabica. Imana ihimbazwe. Ku munsi wabo wo gupfa, ku munsi wari wategereje wo gupfa w'Abayuda, hapfuye abanyamahanga kubera ko banejeje Imana. Imana ishimwe, nkwifurije kunezeza
buzima. Imana iguha umugisha, Imana itugirire neza. Nshuti yanjye, umaze kumva iki cyigisho, umaze kumva iki kibwiriza yuko umuntu akwiye kunezeza Imana, hanyuma abari abanzi be bagahinduka inshuti ze, ufashe ngamba ki? Twandikire muri komenti, tubwire icyo wumvisemo, tubwire icyagukoze ku mutima. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Wandike muri komenti, dufatikanye kubwiriza abantu. Imana idufashe. Abantu bakeneye ijambo rifite ireme, abantu bakeneye ijambo ryumvikana, abantu bakeneye ijambo rihindura, abantu bakeneye ijambo bageza ku bugingo buhoraho. Nshuti yanjye, nuwandika muri komenti, nagira ngo nkubwire, uraba umfashije, turaba dufatikanije kuvuga ubutumwa. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, mu izina rya Yesu. Amen, amen.